natandukanyije mukuru wanjye n'umugabo we ntabizi. Ubwo ntabwo bakibana, banye divorce. Story time. Hari umunsi umwe navuye mu cyaro njya mu mujyi ngiye gusura mukuru wanjye, ngezeyo nyine ndamusura. Hari ijoro rimwe umugabo wa mukuru wanjye arataha ava ku kazi ansaba ko mugaburira. Mu gikoni itara ryaho ryapfuye uwo munsi, bivuga ko mutira telefone yiwe ngo njye kumurikisha nyine kugira ngo mugaburire ibiryo. Naragiye mu gihe nyine ashyiramo itoroshi, ndagenda ngeze mu gikoni njye kubona mbona message zo kuri Facebook zirimo kwisukiranya nyine z'abakobwa cyangwa se z'umukobwa kumubwira ngo aramukumbuye. Namufite ko nawe nigeze mfungura ayo mafoto. Naragiye mu cyumba cyanjye mfite phone yanjye ndabirikodinga mbishyira muri phone yanjye. Naramugaburiye, ijoro riracya rirangira. Buke yagiye asubiye ku kazi, mbyereka mukuru wanjye mubwira yuko nabonye muri telefone y'umugabo wiwe. Mukuru wanjye yarabibonye, yarababara cyane, ava mu cyumba cyanjye nta kintu kimwe avuze, arasohoka aragenda. Kuva uwo munsi mukuru wanjye yarahindutse. Amaze guhinduka yasigaye ava ku kazi yasinze, asigaye atuka umugabo we, asigaye amubwira ariko ntiyerure ngo avuge ikintu barimo kuva. Mbega ntamubwire ngo nabonye muri telefone yawe n'ibyo n'ibiki. Agenda arahinduka abundi mugore wundi rwose. Umugabo we nawe arumirwa. Umugabo we akajya barambase mukuru wawe yabaye iki. Nanjye mu by'ukuri njye nari mbizi ariko ntamubwira ngo nibingibi ukuntu byagenze. Umugabo wanjye aravuga ati si ugucana inyuma mukuru ari we mukuru wanjye, ati si ugucana inyuma nanjye reka nkwere. Yaragiye ajya guca inyuma umugabo we kuri ex wiwe, ku muhungu nyine bakundanaga atarashaka. Yamuciye inyuma. Umu ex wanjye amufata amafoto ayoherereza umugabo wiwe. Aramubwira ati urabona mwashakanye ariko aracyari uwanjye still. Umugabo yarababaye, arababara, aravuga ati what did I do to deserve this? Arababara aravuga ati ibi ni ibiki. Ahamagaza imiryango yombi, ariko umugore ntabwo yari azi ko umugabo yabimenye ko yamuciye inyuma. Bahamagaza imiryango yombi, iwabo w'iwacu n'iwabo w'umugabo we. Baraje buri ruhande nyine rurisobanura. Umugore arerura avuga icyo barimo gupfa. Umugabo araturika ararira, aravuga ati kubona amafoto, kubona message zo kuvuga ngo njyewe ngo umuntu arankumbuye cyane ko ni Facebook atari yanjye, ibyo byatumye ujya kwica inyuma ku mu ex wawe. Amubwira ati uko byaba kose wanyicaza ukambaza nkakana, ariko nibura wabimbajije. Bigeze umbwira n'ikintu na kimwe kivuga ko njyewe nawe turimo turapfa amafoto cyangwa turimo turapfa chat yo kuri Facebook. Amubwira ati uretse n'ibyo ngibyo njyewe Facebook ntabwo ari yanjye. Facebook ya muri telefone yanjye ntabwo ari yanjye, sinjya nkoresha Facebook, ni ya murumuna wanjye. Barebye ko basanga amazina ntabwo ari ayiwe, basanga nyine baracekenje, basanga rwose chat ntabwo yaba ari iy'umuntu w'umugabo. Umugore yarumiwe, arandeba, anjije, andebye, nabuze icyo mvuga, ntekereza ko ari njye umusenyeye. Umugabo nta kindi kintu yavuze, asambwira ngo pack your things and leave my house. Bahise batandukana gutyo, bahana divorce. Bamaze 3 years batabana, baratandukanye. Umwana wabo ugiye kuzuza imyaka 9. Ikintu kibabaje muri ibyo ni uko bitewe na case y'ukuntu batandukanye, nyine umugabo yari afite ibimenyetso by'ukuntu batandukanye, ko umugabo wamuciye inyuma mu bandi bagabo. Yasabye urukiko ko atagomba kubona umwana. Ubu umwana aba muri famiye y'umugabo wiwe, ntago aramubona na rimwe. Ikintu kibabaje muri iyi nkuru ni ukubera yuko ari njyewe watandukanyije umugabo we. Na n'ubu ngubu mukuru wanjye ntabwo amvugisha. Haje imyaka 3 tutavugana, imyaka 3 tubana mu nzu, muri kuri wese acaho n'undi agacaho. Nta n'umuntu nimwe yigeze anabwira ko ari njyewe byaturutseho. Uvuga ngo nta muntu uzi ibyanjye na mukuru wanjye, nta muntu uzi ukuntu njye na mukuru wanjye tubanye uretse njyewe nawe tubizi. Nta muntu uzi ko njyewe, nta muntu haba ababyeyi bacu, nta muntu uzi ko ari njyewe byaturutse kugira ngo mukuru wanjye atandukane n'umugabo we. Ubu ntajya avuga, aba mu nzu, aba mu cyumba agasohoka akinjira. Nibyo ngibyo. Thank you for watching. See you next story.